Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Uyu munsi tuje ahangaha kugira ngo tubagezeho urutonde rw'abasore cyangwa se ubwoko bw'abasore basigaye bakurura cyane abakobwa muri iyi minsi cyangwa se muri uyu mwaka wa 2026. Mwibutsa gukanda subscribe aho ngaho hasi kuri Buhuru Boy TV kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Hari ibintu rusange usanga abakobwa bahurizaho gukunda ku bahungu kimwe n'uko no ku bahungu hari ibyo usanga bahuriyeho bakunda ku bakobwa bituma babashidukira havuyemo amafaranga cyangwa se ipeso. Iyi nkuru igiye kwibanda ku byo ubushakashatsi bwerekanye abakobwa bakunda ku muhungu nk'uko byanditswe ku rubuga rwitwa Elcrema rwibanda ku nkuru z'urukundo n'imibanire. Ku mwanya wa mbere turahasanga abasore b'ibigango. Abagabo bafite ibigango cyangwa se ibituza binini, bafite amaboko n'uburyo bugaragaza ko bubakitse barakundwa cyane. Ubushakashatsi bwakozwe na UCLA cyangwa se University of California Los Angeles bwagaragaje ko iyo umusore adafite ibigango usanga abakobwa batamushidukira cyane nk'uko bihambira ku musore ugaragaza ko ateye kigabo koko. Ku mwanya wa kabiri turasanga abasore bakunda umuziki. Abakobwa bakunda abagabo bazi ibijyanye n'umuziki, byaba kuririmba cyangwa se gucuranga. Ubushakashatsi bwagaragajwe n'ikinyamakuru cyitwa Physiology of Music bwerekanye ko umukobwa bimworohera guha nimero ya telefone umuhungu ucuranga gitari kurenza undi muhungu usanzwe uraho wasamye. Ku mwanya wa gatatu turasanga umusore ukunda abana. Ubushakashatsi bwakozwe mu Bufaransa bwagaragaje ko abagabo cyangwa abasore bakunda abana bato usanga abakobwa babakunda cyane kurenza abatabitaho. Impamvu abakobwa bakunda aba basore ngo ni uko baba bumva ko uwo muntu naba umugabo azamenya kwita ku bana be, akabatetesha, akanabaganiriza. Ku mwanya wa kane turahasanga abasore b'intyoza. Mwibuke ko ahangaha turi kugaruka ku basore bakundwa n'abakobwa muri iki gihe. Ubushakashatsi bwakorewe mu Bwongereza bwagaragaje ko abakobwa benshi usanga bikundira abasore bashabutse b'inganirizi aho gukundana n'abahungu bavuga make cyangwa bahora bacecetse, babandi bahora basamye ngo bahora batuje nyine tungo ni abakapo, ntabwo babakunda. Ku mwanya wa gatanu turahasanga abasore bagira ubuntu. Ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Cornell yo muri Amerika bwagaragaje ko abagore hafi ya bose bakunda umugabo ugira ubumuntu, mbese wita kandi agakemura ibibazo by'abandi. Umugabo urekura ikiganza cye agatanga usanga aba nka rukuruzi ituma abakobwa bamukunda, kuko abagore banga umuntu ugira ubugugu kabone n'iyo bo baba babugira. Kumva umugore nubwo yaba agira ubugugu ntago akunda umugabo utarekura. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga abasore basetsa cyangwa se funny men. Usanga abakobwa babarwanira nk'uko byagaragajwe na kaminuza ya Stanford ngo abakobwa benshi berekanye ko bashimishwa no gukundana n'abahungu babasetsa cyangwa se basetsa. Funny men, murasetsa. So reka tube dusoreje ahangaha, mwibutsa gukanda subscribe
aho ngaho kuri Buhuru Boy TV, wibuke no gukanda no kukazogera kugira ngo ujye ubona notification z'ikiganiro cyose dushyize kuri iyi channel yacu. Ndabashimiye cyane, njye wateguriye ibi byose nitwa Buhuru Boy cyangwa se Olivier Harerimana, ariko abanzi neza banyita Buhuru Boy cyangwa se Ubi. Ayo yose ni amazina yanjye bro. Ndabakunda cyane, reka twongere duhure mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, kandi nizere ko iki kiganiro cy'uyu munsi cyabashimishije. Ubutaha noneho nzaza mbereka urutonde rw'abakobwa cyangwa se ubwoko bw'abakobwa bakunzwe n'abahungu cyane muri iyi minsi. Wowe icyo usabwa ni ukujya muri komenti ukandika icyo ushaka ko tuzakugezaho ubutaha. Reka mbe nsoreje ahangaha, ndabakunda cyane.